badusabye kugira ngo dukore itsinda rimwe ko n'abafana ba PRFC itwe rero management ya PRFC ko twabafasha cyangwa se twafatanya mu gutegura ibyo baza kubasobanurira. Nuko rero ngira ngo uyu munsi kuba mwatumijwe ni ibyo tugiye kuganiraho. N'ubusanzwe club cyangwa se teams zacu zishingiye ku bafana, mujya mubona ko abafana hari ijambo kugira ngo bizihize imyaka APR imaze kwisobanura, banizihiza n'ibigwi cyangwa se ibikombe APR ifite, abenshi murabizi. Ariko iri tsinda rijyaho cyangwa tujya kurishyiraho kugira ngo dufatanye, nuko bigezaho abafana nabo bagira uruhare n'ubwo barufite. Mwarabibonye igihe twarimo dukina, mu gihe cy'intsinzwi, mu gihe cy'intsinzi babaga bitabiriye pe, ukabona kandi bafite umutima wa kigabo wo kwihangana. Twaba twanatsinzwe ejo bagasubira mu ntara, biriya bintu narabibonye. Ni ibintu byashimishije cyane ku buyobozi bwa APR n'abayobozi bakuru bandi ba RDF. Twabonye ukuntu abafana batagira ikintu cyo kwiheba ngo bacike kuri stade. Numva kenshi muvuga ngo hari amakipe yandi afite abafana benshi ashatse kuvuga, ariko nge igihe gito maze muri APR nabonye ari ifite abafana. Imibare wenda sinayijyemo, turimo turakora ikintu nka database izaduha neza umubare kandi bigeze kure, ariko dufite abafana benshi. Ariko mu rwego rwa discipline, muri morale, ntabeshye abafana ba APR nibo bagaragaza ikinyabupfura cyinshi, bagaragaza umurava mwinshi nka moto yabo. Rero ntibihagije, dukwiye no kumenya uburyo cyangwa se gufatanya mu buryo bwo kongera recruiting abafana. Turimo turakora ibarura ry'abafana ubwo bigoye, kuko burya hari abafana batagaragara ariko ari abafana, kugira ngo uzamenye bigoye. Ariko nibyo ni inshingano zabo, twabiganiriyeho kongera kureba abandi bafana bashyashya. Ariko se mbere yo gushaka abandi bo barazwi, nibyo turimo. Rero hari uburyo bwinshi bundi usanga APR kenshi mujye munabivanya ku maradiyo mukoreraho benshi cyangwa ari mufite ngo APR nta mufite ubushobozi bwinshi ngo, ariko numva igihe kigeze abafana nabo bakagira uruhare muri budget ifasha APR, batari igisebo, bakoze uburyo bwiza. Numva nabo hari igihe bajya bafata ibyemezo, ugasanga ibyemezo birasaba ubushobozi bwinshi. Urumva noneho nibashyiraho bakaba bafite nabo budget line yabo aho ica, nabo tukagira iki cyabo kiboneka. Urumva ko bazaza bavuga n'ibintu bafite noneho n'imbaraga. Usibye hari no kugura abakinnyi, hari ibintu byinshi bashobora guparticipate. Ariko twe ntabwo uzaba akanyenyeri, ibyo mbe kategori kare, ntabwo ari akanyenyeri. Ariko hari ubundi buryo murabuze mwese abafana bakontributinga bitari by'akanyenyeri. Ntabwo twajya mu kanyenyeri yakumvikana nabi. Ntabwo turi urwego rwacu biri mu buryo twifuza ko tubayeho, icyabo cyakwiyongera cyaba ikiri special. Hari uburyo abafana babikora, murabizi mwese ngiye kubisobanura. Iyo establishment twakoze ya fan engagement hagati ya APR management nabo, hari uburyo tuzabiganiraho. Nabo basanzwe babyifuza kugira ngo babikora, ariko nibwo tujya gushyiraho uburyo bwinshi. Hazahora rero amanama kenshi nabo kugira ngo duhane amakuru, ariko ubu turifuza ko noneho ibintu bijya ku murongo kugira ngo habeho
link yacu hagati ya management ya club na fana bacu. Nkuko nababwiye rero ko twari gufatanya nabo uko nyine babidusabiye kukicara ahangaha abafana kugira ngo bagire ibyo bakora bagiye gukorana ko ndifuza noneho ko coordinator batoye kugira ngo abayobore muri event igiye n'ubuyobozi butubwira ko tubijyana kuri 4 July kandi tugomba kubyubahiriza. So muncamake rero nagira ngo mbanze mbashimire ko mwitabiriye ubutumwa afande nkuko bisobanuye murabyumvishije impamvu nyamukuru ye message naba hano naha ni ijambo ry'abafana ni igikorwa nyirizina kizaba kuri 4 July. Turashaka guserebura imyaka APR imaze ivutse ibyiza yagezeho harimo ibikombe intego nziza abafana uruhare babigizemo ndetse n'ubuyobozi bwa APR FC Bukuru. Twari gutora abantu bahagarariye icyo gikorwa kugira ngo duhagararire abandi. Twaratuye Mbacha person ni Anita, vice wa kabiri ni Brother Papi n'abandi ko turi benshi turi nk'abantu bagera ku 10. Imyenda myiza igezweho tugiye gusora amakarita y'abanyamuryango hari n'izindi projet zo kubaka stade muzagira mu izina rero ry'abafana magarariye kuri event izaba kuri 4 July. Ndasaba ngo ibiganiro bikomeza mubanze mwumve ko muri urugo mwakiriwe neza kandi turanabizeza ko tuzakorana neza mu byo tugiye gukora. Message muri budufashe gutanga n'abanyamakuru muyitange igamije mu bikorwa byiza bijyanye n'ibyo afanda babwiye nanjye nongeye umwagarariye abafana cyangwa iyi kipe iprepayinga iyi event izaba 4 July izahuza abantu batangiye bari bafite uruhare mu gutangiza ikipe ya APR ndetse banabarizwa mu buyobozi bukuru bwayo. Hazabaho uwo mupira uzahuza n'ikipe y'akarere ka Gicumbi. Ibindi bikorwa nari bivuzeho gato ariko mu kuganira ko n'abayobozi barahari nabo dufatanyije navuze ko harimo launch cyangwa kwerekana ayo makarita y'abanyamuryango imyenda y'abanyamuryango bishyashya nani banga dufite igikorwa cyo gutangiza stade ya APR ariko ubwo nje ntabwo nshaka kuvugaho cyane kuko projet ni ngari cyane baraza kubabwiraho ariko iby'ingenzi numva bifatika no gucelebratinga iyo myaka no kwisubizaho yavukiye kugira ngo buri mfana wese buri gihugu abyibonemo kandi twishime ndetse n'abakunzi ba siporo. Hazabaho match ndayisobanuye harimo kwerekana ayo makarita mu buryo butandukanye harimo niyo myenda. Icyo naba nibagiwe ngo dufatanyije bahera aho ngaho aparahari na mushiki wanjye Anita ndetse n'abandi bari hariya dufatanyije kuri iyo komite yo gutegura icyo gikorwa. Ndumva gushubije neza niba hari akaburamo harwanyunganira akise APR Day byahura cyangwa gifite izina nyine donc iri specific bitandukanye no umuntu yavango ngo izaba ari APR Day. Ikindi nshaka kubaza ni igikorwa abafana mwatekereje donc abakuri abafana mwatekereje ese ni ngaruka mwaka ni ngaruka myaka 10 ngaruka myaka 5 ngaruka myaka 30 donc bimeze bite biri periodique cyangwa bizahita birangira ngo donc hazaba hategezwe n'ubundi gihe wenda mu myaka runaka 33 n'ibiri gutyo. Oya ntabwo bihura. Ikindi gikorwa cy'abafana bifuje gutegura umunsi wabo wenda niyo bakizakomeza niba baza kusobanura ariko bitandukanye na APR Day yo bitegurana management APR FC. Aba rero n'abafana ngo basubiza ku kindi cyaka borobaje ngo bizahoraho ngo twabahumanye kurasubiza. Byinshi activities nyinshi zizaba mu buryo nka komite nabwo kuko chairman abisobanuye dufite inshingano zo kugishakira umunsi. Nawe urumva ibyishimo dufite hari amazina menshi hari inyito nyinshi
tukirimo kuvuga ngo dukore vetting kugira ngo ritazaba inyiti tugire ubusobanuro buhamye kandi duhuriyeho bikurikije n'ibyo bikorwa byinshi babagaragarije, ngira ngo bidatinze nabyo tuzabibashikiriza. Murakoze. Umwe uherwe kuri uwo munsi umushyitsi, umuntu nyiri igikorwa nyirizina, umufana wa APR wese aratumiwe. Ikindi ako karasisi mu byo batubwiye gutegura birimo, abantu bazishima, abantu bazafata icyo kurya bisanzwe, abantu bazatarama, ni ambiance y'ibyikorwa byiza bya APR imaze kugeraho, ndetse no kwibutswa. Afandi yabivuze, irakomeye, iracyakomera, ahindi bindi ikeneye kugeraho, yaba ari ibikombe ndetse no kurenga kugera hanze, cyane ko nari nsobanuye ko hari n'ibikorwa bifatika nka stade ibindi, ariko ahanini munabyumve ko tugamize kuba turi ikipe ariko inageneratinga cash flow mu bucuruzi, ambiance nini, gukomera ndetse n'ibindi n'ibindi. Niba ngishubije neza cyaba bibaye. Hari umuntu wabashije ngira ngo n'uyu yashatse nuko bitavuyeyo neza, ariko ngo yabazaga izina ry'umunsi yanga igikorwa, ariko nagira ngo mbabwire yuko kuwa kane iyi message irasohotse, ubu bifite umurongo uvugirwamo, igikorwa kiramenyekanye, ariko kuwa kane abantu dufatanyije tuzajya hazabera event akoreka nkanyuzemo, wenda nubwo ari byo twisagurira byinshi tuguma no kubatera amatsiko, ariko tuzajya kuvayo n'akazina twakababwiye. So abo abashi hari umuntu bihagarariye araza kubibagezaho, umwe muri komite yacu, kandi vuba bidatinze. Ubwo ndasubiza ikibazo uyu muvandimwe yari yabajije kijyanye n'inyito y'izina ry'uwo munsi, n'abandi bashaka kukibaza byumvireho. Mu minsi mike urabona igikorwa cyatangiye mu minsi nk'ibitatu, turatorwa nta n'icyumweru kirarangira, dufite umwanya muto cyane, ariko turabizeza yuko turi gukore neza. N'ibindi mukeneye kumva turabibabwira mu buryo bwabyo bunonosoye neza. Icyo gihe uko kizakorwa hazaviramo ibyo byemezo byo kureba ngo ese cyaba igikorwa ngarukamwaka, kuko urumva abafana bazaba bateranye, kandi nk'uko Fandi yabibabwiye ni igikorwa cy'abafana. Uvuga ngo iyo abantu bahuye bafata imigambi mishya, aho niho hazavetingirwa ese twakomeza kujya tubikora ngarukamwaka, bizaterwa na content nyinshi zigize icyo gikorwa. Ndashaka kontagi iyo munsi. Icya kabiri yashaka kumenya like ambiance zabitete, ntago nyine ibintu byose byavugwa, ariko ibyo mugomba kumenya azaba ibirori byo bishimishije cyane, azabamo abahanzi bakomeye beza, azabamo band, azabamo ibintu byiza, muzaze mutazacikwa n'uwo munsi, muzaryoherwa pe. Nicyo bifuje, ndabizi n'ibyo mureba ngaha kugira ngo gishyashya, bifuje ko ntacyo twabaha uburenganzira bakakironki, babyisabye, ariko nayo ntarabaha igisubizo. Niyo mpamvu ubona babaye silent, ariko nk'uko bivuze koko irahabwa umurongo. Ariko wenda muri cya gihe barimo baronshinga inyuza mwabonye nshyashya, tuzareba barabifata mu rwego iyo gihe zinuza n'isoko umwambaro w'uwo munsi, ukabura icyo gihe bishobora kuba ari iby'uwo munsi, ariko sindaganira nabo nkuko babwiye ko bagifite komite n'ikijyaho, bacyafite iminsi, hazabaho guhura kwabo kenshi na communication ihoraho, muzagenda mumenya byinshi. Ahangaha ntabwo mwamenya byose, ariko muri cyo warubajije either bishobora kuba iby'uwo munsi wabo, ariko numva wamuganye hari plan ya yezi bizaba. Wenda nsobanuye kuri bino mubona ndabizi mutaza mushobora no kukibaza, ariko impamvu mubona hari indi logo nshyashya izasohoka nyiraba launched nubwo mwabibonye, ariko bizavugwaho neza. Impamvu nyamukuru nuko fasha kujya muri business, nuko mubibona igihe tugeze mu football, habaye football APR gerageza gukontributing igihugu nyine muri football, tanga amafaranga na n'ubu ndacyatanga. Ubu ndabashaka kubamenyesha ko APR buriya cyangwa se Minisiteri y'Ingabo hari abana dushaka ukwezi dufite nka budget ya miliyoni 40 z'abana z'amamilivare y'abana, school fees z'abana. Urumva ko APR yahereye kera ikora ibintu
abayibayemo bakazungu n'abandi barabizi, ariko turashaka kugenda noneho tureba Minadef izahora itanga amafaranga igihe yatangiye. Numva iki gihe tugezemo ari irashaka ntuza aritanga, irashaka ikigaruka rero twagiye tubirebaho dusanga niba mwajyaga mubona iriya logo dukoresha, niba mwajyaga mubona musanga kuri stade bagurisha, mu muhanda bagurisha, ntabwo bajya gufata umuntu. Nasanze aha ngaha n'imanza nyinshi z'abantu bagiye bahabwa kugurisha ibintu, ariko ugasanga ntabwo biri mu buryo buhamye. Buriya logo ababizi hari ababindusha, buri iyi logo mubona ifite ibiyigize, ubwo uyibona gusa ifite ibiyigize ku buryo uyifashe ukayigurisha ni inkiko zagukurikirana. Iriya ari hari rero ifite utuntu tutuzuye, iriya mu by'ukuri hari ifoto ariko idafite ibintu umuntu yaheraho bayikiriminga cyane ngo bigene aho byajya mu kubura. Ibi rero mubona babidusabye, tubanza kureba n'ubuyobozi bundi dukorana cyangwa se tuyobora uwo munsi. Rero niba ironcinga n'uwo mwenda w'uwo munsi, ubwo communication bazabunye babahe communication y'ibintu bijya imbere. Ntabwo ko mutaza kongera mu kubaza muti ko tureba ko ndabaze abanyamakuru buriya murareba, nubwo mugereka nk'aho mutabireba buriya mwajya kubibaza, ariko kugira ngo tubisharinge mwumve impamvu ya logo nshyashya. Turimo turajya mu buryo bwa business aho abantu bakwisanzura n'uwamuha kugurisha umwenda cyangwa se brand ya APR akaba afite protection, ntihagire undi wajya kuyipirata. Niyo mpamvu twakongera kugira ngo mubeze noneho muzagira communication iri official kuri ibyo, naho ubu ngubu ntabwo babaha icyemezo cyane kuko ntitwari twabiganiraho ngo tubahe umurongo. Abafana bifuza byinshi murabizi, mutaza kubaza ibintu byinshi, ibindi bibazo nka 2-3 kuri uyu munsi. Icyo twari twifuje ni ukuvuga ngo hari ubusabe twashikirije APR nk'uko chairman w'igikorwa yari yabivuze, chairperson wacu, niyo kusaba. Twarasabye, twaremerewe, ni nayo mpamvu twabahamagaye. Twasabye ko haba umunsi wo kwishimira ku murindi, twongera gusaba kuko usaba akomeza gusaba. Dusaba umunsi wa 4th July. Turabaza ngo ese n'ubundi ko uhuye n'umunsi w'ibikorwa bya RDF byakunda ko n'ubundi APR ari yavukiye muri RDF, byakunda yuko byaba kuri uwo munsi. Nabyo ndumva twarabisabye, barabitwemereye. Hanyuma rero ibindi bijyanye n'imipira n'ibindi ni ubusabe tukirimo gusaba nk'uko chairman yabisobanuye, bikiri ongoing. Twareka gushiraho amaprecision, bizagenda gutya hato tutanavuga n'ibintu ejo bikazahinduka hakabamo contradiction atandukanye. So twifuza ko twafata byibuze message imwe, ni launch yo kwishimira ibyo twagezeho, ari byo 2023, ari imyaka 32 APR ishinzwe, ndetse na liberation ya nyuma y'aho ngaho ko bitahereye mu gukina umupira, ahubwo habayeho no kubohora igihugu. So n'ibyishimo biciye mu bintu byinshi. Yakomeje kuvuga ngo APR ariko n'abakunzi bayo, kuko nta muntu wese utishimiye ibikorwa APR igitangira